ko muri iyo minsi yo gusiga hari umunyamakuru umwe wo muri YouTube ufite n'ikinyamakuru kirebwa pe kirebwa cyane nayo nkicyubaka Imana iza kumfasha sindire yego ye twarahuye mwana we sindire pe urumva sindire urumva twarahuye buri umuntu nakubwira ko akwanga bakwanga twarahuye arambwira teko mana yanjye ndakwanga mbona umva nakwishimiye ndamutunga kamera ntabwo ndamuvugaho n'umunsi n'umwe niba abanyamakuru badakunda bafite ibinyamakuru bikomeye ariko bakunda ko bari inyuma ya kamera kubera iki hari serivisi yanshatse harayibura umuntu udasobanukiwe ibintu bya YouTube yaragiye yinjiramo apostinga video za prono tuvuge prono sibyo ayipostingamo nta kintu na kimwe murusha wenda mu byo itangazamakuru yego nta rwango mufitiye nge singira urwango pe nta rwango mufitiye ko rya jambo yambwiye ko hari icyo ntamuhaye yagombaga agenda yishyiramo reka duhindure ikiganiro ni ukuri kuva iriya cano yagenda na n'ubu ntabwo biramva mu mutima uyu niwe munsi wa mbere mvuze kuri iyo nkuru nguriya muntu naramuhaye ko ashaka ngo kwamamara no gusitara rero iyo agize ikintu agufasha cyangwa icyo kintu akakikwaka ntukimuhe akavuga ko muryama oya tayari ahita abona ko wamuciye amazi uzanayibwira abantu nta kindi kintu ahita akora rero ntibabihwihwisaga bavuga ngo sabe nuriya muntu abantu bose bakabica amazi yego reka tuvuge ko batari bavuye gusambana yenda tuvuge ko wenda hari ahantu ariko se yatsikiye ari kumwe nani hariya yararise niwe sabatuye yavuye mu kiganiro uriya mukobwa ukuntu n'umusimu yaza mu kiganiro se asa kuriya yambaye turiya dukweto tumeze kuriya uyu niwe munsi wa mbere mvuze kuri iyo nkuru kumwe na wa wundi bivugwa ko basambana noneho yafatiwe mu cyuho nuko gufatirwa mu cyuho se ari kumwe n'uwo muntu uri kumva nta kantu karimo nubwo bataba bavuye kuryama kuko ntitwababonye ariko sumva nta kantu karimo ahubwo uru rugo sinzi ko ruri bukomeze rwasabe kubera nubwo rwakomezwa ariko ruzahora mu ntonganya habara riba nihabara umugore wananiwe urugo buriya ngwino ntiyakongera gushaka buriya reka n'umuryango yashatsemo yashakamo n'ubundi ntibamwubaha noneho ukuntu yari yambaye n'akagofero kugira ngo avuye kwiba pfutseho ameze atya wabonaga ukuntu ari no gukebuka hagati y'abaguru agira gutya komanda icyaha ni kibi mwana we icyaha ni kibi ni ukuri kw'Imana ubu ngubu n'umuntu wamemukiye tumbona karara yaragamije kwihorera nyamara mani ndamu nyine nahoze mvuga kare ntibibukere neza umuntu wafashe video ahubwo ninde yarangiza we yego tureke kuvuga uwafashe video ahubwo yayihaye nde bwa mbere dufite abanzi dufite kandi umwanzi muragendana buri kanya buri munota sabe hatari Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ikaze kuri mwese abadukunda abadukurikira tubaha ikaze ku Rugendo TV ndetse n'Impanuro TV. Wizere ko umeze neza niba utameze neza turakubwiye ngo ihangane kandi ukomere wizere ko ubuzima bw'ejo buzagenda neza cyane. Turongeye turagarutse turi kumwe n'umwari mwiza cyane umumama ukundwa n'abantu benshi. Abantu benshi bajya batekereza kuri umukobwa ntabakwiyoberaho. Sha benshi pe benshi bakuyoberaho
ni ukuri kw'Imana bakambwira ati sha ati iyi nkumi cyakoze ati uratwite mwana we nkahita nibuka wahita wibuka iki nkahita nibuka nyine ko ntakiri inkumi ugahita ubabwira ukabaha ukuri ariko ni byiza iyo umuntu atakubona mu myaka urimo rimwe na rimwe ni byiza kuko hari serivisi zimwe na zimwe utabona bitewe n'imyaka ufite ubu hari nka serivisi ujya kwaka abana bagahita bihutisha yego hari serivisi waka ikihuta kimwe n'uko nk'ubu nk'aha ku mihanda sibyo hari imyaka ugeramo ukaba utajya guhangana n'abantu ngo ukaba utajya mu byo kuvuga utatanga igitekerezo ngo bacyumve bitewe n'imyaka ufite ni ngombwa hari ukuntu Imana igira gute iduhisha iguhisha muri make ihishwe n'Imana ni Imana iduhisha pe yego tugiye kuganira ariko mbere ya byose tubwire ngo pole sana kabisa pole sana twamenye ibyakubayeho wa mungane ngo twamenye ibyababayeho usikona n'ubu bivuga njye nawe ntarajya kuri kamera n'umunsi n'umwe mfite agahinda ariko ni ukuri mu mutima wanjye mfite agahinda sinzi igihe kazashirira pole kabisa wenda abantu bari bure kino kiganiro wenda muze kwihangana nshobora kutaza kubereka nk'uko nsanzwe nkora ikiganiro usanzwe uvuga kuko bitewe n'ibihe ndimo bitabinyemerera cyangwa bitewe n'umutima wanjye ukuntu umeze abantu basanzwe babukurikira kuri Just Media TV nzahikumbura pe nzahikumbura byagenze bite ko muri no minsi nta biganiro turi kubamo rero abantu benshi batabizi yewe n'abakurikira stati yanjye yewe n'inshuti zanjye na famiye yanjye n'abanyamakuru benshi ntabyo bazi kandi bimaze iminsi byabaye cya gihe umunsi Yago avuga ku banyamakuru bamuhemukiye bamugambaniye yego no munsi byabaye haraje biriya bintu ngo bya Big Energy ndaza kwisaba Big Energy baze gukunda kino kiganiro hanyuma bagiye kugaca no gashyashya nashinze bita Uruyuki TV Uruyuki TV Uruyuki n'amavubi noneho uruyuki kazi rwo ni burundu urakudwinga noneho rukagusigamo uruhori ukabyimbirwa wenda ntaravuga ku cyatumye cano yanjye igenda reka mbanze avuge ku ruyuki uruyuki bura ntabwo rujya ku mwanda niba uzi uruyuki rujya ahantu hari ururabo hakeye hameze neza uruyuki rujya ahantu hahumura uruyuki rutanga ubuzima kugira ngo bwa buki ubuki ntibwaboneka nta ruyuki ntibibaho kandi ubuki burasosera buraryoha cyane ni n'umuti kuri ni umuti ku bantu uwo ari we wese yego rero niyo mpamvu nayitse uruyuki kandi rugira umujinya byase kandi uhita ubwira ko nawe uzajya uruyuki iyo ugiye mu kurusagarira ugashaka gushyiramo agati cyangwa utugambo twinshi uruyuki rurakudwinga iyo uzijagaraje rugukomera nabi uruyuki rutanga ibyiza warusagarira rukaguha ibyo ushaka Uruyuki TV abantu bagiye bakora subscribe mujyeho muraza kwibona marebe kuri community za channel zose cyase banyure muri description y'iki kiganiro muri comment mukore subscribe no kuri Uruyuki TV yego byagenze bite kugira ngo natwinjire mu kiganiro wari umunsi yari ni mugoroba uribuka ko kiriya kiganiro Yago yakoze yabanje kugipremieringa narakirebye maze kukireba nkora ikiganiro ndavuga nti yego ni muri YouTube haba abanzi nta kazi kose kajyamo amashyari ntibiriya bintu ko kavuga ko Yago avuga ko hari urwango muri YouTube aba YouTubers ntirurimo koko nikora nyine ikiganiro nk'uko abandi bantu bagikora ndangije
ndakora ikiganiro njya mu turimo two mu rugo nkimara kurekura ikiganiro ako kanya nta n'isaha yashize nagiye kuri YouTube sanga YouTube yanjye yasibwe sanga ntayihari ko nsanga ntayihari ubwo umutware wanjye niwe wambwira ati uzi ko channel yacu ntayihari ni hoya ntibyagenze bigeze ni hoya nturi kubeshya pe nimurabeshya ntiwe karekareka ntihari ibintu bijya bibaho nicane ikagenda ako kanya iminota itatu ikagaruka reka ntibari kumva ibintu ngo byanditseho terminated njyaho ndayibura ariko numva ari ibintu mpita numva ni ibintu bisanzwe biri burangire vuga ati buri iragaruka ntanze kugira n'uwampamagara ubwo njya muri YouTube studio reka da ndayibura niho hatangiye kuza akantu k'ubwoba nahise numva ibintu bimfasha umuntu nzi wa mbere nabibwiye wo ku Urugendo TV nahamagaye nde kwizera Urugendo TV noneho ndaje ndamubwira ni kwize ntuzi ko channel yanjye nayibuze kako hari umuntu ubayemo ibintu igihe kirekire afite experience niwe nitabaje anje yambwa ati hoya se atereka ngeho ndebe ati uzi ko ibintu baguhaye byerekana ko channel yasibwe ayiwe umutima numvise umvuyemo numva biranze ahita yambere imfura yese ambwira ati hamagara runaka umubaza uko bimeze nahamagaye unika maze kumuhamagara nk'undi muntu ati uyu nguyu nagufasha ako kanya ndi kubahamagara nahise mbona email nta strike nimwe nigeze mbona damu nta email nimwe yigeze impa oning nagiye nsanga gusa irasibwa ariko muri iyo minsi yo gusibwa hari umunyamakuru umwe wo muri YouTube ufite n'ikinyamakuru kirebwa pe kirebwa cyane nayo nkicyubaka imana zo kumfasha sindire ye twarahuye mwana we sindire pe urumva sindire kugira ngo hatagira uza kubyishimira urumva twarahuye buri umuntu nakubwira ko akwanga bakwanga twarahuye arambwira teko mana yanjye ndakwanga mbona umva ndakwishimiye umunyamakuru mana yanjye ntago ndamutunga kamera ntago ndamuvugaho n'umunsi n'umwe niba abanyamakuru badakunda bafite ibinyamakuru bikomeye ariko bakunda ko bari inyuma ya kamera urumva kubera iki hari serivisi yanshatse harayibura arambwira ati ndakwanga hacamo nk'iminsi ntabwo ntari kunyangira iki njye sinakwicara ngo nicare ku muntu ngo muvugeho sindakuvugaho na rimwe nta nubwo ndazana umuntu ngo akwicare hakuvuga unyangira iki kubera iki ati nibyo ibyo ndabyihorera kera kabaye ntaganeka ibyo gusa bimaze kuba nibwo natekereje ijambo umuntu yambwiye umunyamakuru yakubwiye umunyamakuru yambwiye wo muri YouTube umva sinzi ikintu ribu izakora sibyo si muri kubona ibi bintu byose biri kuba byabasabe n'abandi na nuze na yago yagiye hanze y'igihugu biriya bintu byabaye ibi bintu ni ibyanyu sinzi niba ribu izajya mu mitima y'abantu ahubwo ikaba aribo ikoresha amahugurwa ikabagira inama ariko biriya bintu yavuze yago nibyo 100%. Kuko ntiwafata agacano kanjye man kari gato ariko nahembwaga nk'abandi nanjye igihe cyo kuri banke najyaga kandi nagahereye kuri zero nari narishatsemo ubushobozi
ngura iyo kamera no kugira ngo ikure cyane. yego damu uzi ko n'ahantu perezida yajyaga kwiyamamariza nabaga ndi gusera n'abantu ndi umumani umubyeyi man abantu bakambwira ba manibuno bakundaga kumbwira ati ni ukuri kw'Imana ati nterwa ishema n'ukuntu nterwa ishema nawe ukuntu uri umubyeyi yego warangiza ukajya gushaka ukuntu abana babaho ukajya gushaka ubuzima bw'urugo rwawe uri umubyeyi ati ni gake umubyeyi abishobora damu kuva wamenye nta kameramani nigeze njye namugize umunsi umwe cyane urumva kuba ndi harimo n'ababinyangiye n'abinyangiye bamwe ati umugore nkawe na mama Sherene yigeze kunduka ngo ndindushye urumva ariko ibyo nkumva njye nta kintu bimbwiye kubera uzi icyo ushaka kuko nzi icyo nshaka mvuga ngo ngomba gukora kuko nawe mfite ubinshyigikiyemo ahantu hose nkagenda nkajya gukora hehe aho byahe nanjye mwakwambara inkweto zifunze yaba ari mu mazi muri byibuka twamanukanagamo ahantu hose twaga turi kumwe na kamera yanjye nanjye nkashaka iyo nkuru nkatera kamera yanjye kimwe nuko nyine nakoze ibintu bamwe byananiwe byabananiye cyane ni gake uzasanga umuntu w'umubyeyi wagiye kuri tele afite kamera adafite umuntu bari kumwe uri kumufasha no ku rukiko ahantu hose no ku rukiko ahantu hose abanyamakuru benshi niho banzi urumva ariko umuntu ufite ikinyamakuru gikomeye akambwira ko anyanze yarangiza akumbwira ko anyanze Imana ku gacano kanjye gatoya kari aho nirwa nihiringa ahantu hose harimo n'uwambwiye ngo ngumva ngo ngereka nkubwire ngo niwongera ngo kugenda ngo ku mihanda ngo kugenda na bariya ba kameramani ngo reka ngo uri kwicisha amazi ntabwo niba ari abakameramani hari ibyo banyigisha mwe mutanyigishije hari ibyo bamfashije mwe mutamfashije nyine ugasanga abantu barabinyangiye kubera iki kubera ko ntabwo nkeneye kwicara nkeneye gukora umunyamakuru umwe yahakinze email yanjye arayihakinga yinjiramo ngira video ya Jihad nta niyo nari mfite yinjira muri email yanjye muri YouTube community apostinga mira video ya Jihad yambaye ubusa yica amategeko ya YouTube noneho umuntu udasobanukiwe ibintu bya YouTube yaragiye yinjiramo apostinga video za prono tuvuge prono sibyo ayipostingamo nta kintu na kimwe murusha wenda mu byo itangazamakuru yego nta rwango mufitiye njye singira urwango pe nta rwango mufitiye ko rya jambo yambwiye ko hari icyo ntamuhaye yagombaga agenda yishyiramo nuko kwishyiramo nta strike nimwe nigeze mbona nasanze YouTube channel yasiba ubu ngo nirwa ngo mu process sinzi igihe bizakunda ariko namaze guheba ahangane pole sana abantu nabagome abantu niba bicyara nabagome abafite imodoka ugatega moto bikamubabaza kandi afite imodoka agenda afite channel nini remereye channel iremereye inaremereye babandi bita ngo ni ibifi binini ese ni cyo kintu umunyamakuru yagusabye ukamunambira ku rwego ajya hagusibishiriza cano anaguhiga buri muntu ugusibira cano abari no kuguhiga ku buzima umuntu ugusibira aho wakuraga icyo kurya abari no kuguhiga ni cyo kintu umuntu yagusabye mani wahita tugana reka duhindure ikiganiro ni ukuri kuva iriya cano yagenda na n'ubu ntabwo biramva mu mutima kuko natekereje imbaraga nayitakarijeho nkirirwa nzenguruka niga gukamera ntabyo narinzi niga kwedita ibintu bya YouTube abantu bisobanukiye babizi biravuna byatari noneho damu ntekereza amafaranga
natanze kuri kamera ni menshi. Ni njye wagiye kuyikugurira ngo muha. Ni menshi Jamusi twari turi kumwe cyane, twari turi kumwe. amafaranga nayitanze yose menshi Ari hejuru ya miliyoni na magana gutyo. Ni menshi cyane, faranga ni menshi cyane. ntekereza ukuntu umuntu wampaga kuraje kambwa ati uyu munsi niba bataguhembye kiriti cyugende urumva ntekereza ibintu byinshi numva agahinda kaje ndavuga ngo niba umuntu agukoreye icyo kintu ni gute mutahura ngo akareka kukwica niba yagoye yaravuze ngo ntambutse mu gihugu ngiye ahandi nkunze abantu wowe urinde wo kuvuga ngo araza kwiriza ngo ari kuvuga igihugu cye nabi ubwo si wowe urinde uzankuramo uwo muntu usibye Imana yonyine urinde wowe uzanyomora icyo gikomeye ni hatari. Kagambane muri ibi bintu wahamya ko karimo njye ntabwo ari puranka n'ikimenyimenyi bajyeho bakoresha basacinga oya bajyeho basacinga ntayo. uyu niwe munsi wa mbere mvuze kuri iyo nkuru. Wenda hari ikintu uvuze gikomeye nkitekerezaho kabiri. Hari uburyo abantu abari b'abakobwa cyangwa se abamama igitsina gore kijya kiza muri ibi bintu ugasanga support bavuze ati wenda dukeneye support nta muntu wifasha. Ahanini usanga abanyamakuru banini hari icyo basayidira abanyamakuru batoya kugira ngo cyangwa se channel nayo kugira ngo zizamuke. Yego. Ariko ugasanga hajemo ikintu cyo kubasaba abari cyangwa abagore, ugasanga hajemo ikintu cyo kubasaba ko baryamana, ugasanga hajemo ikintu cyo kubatereta. Ibintu Karara wenda turaza no kuza kugenda no kubihuza no ku nkuru ya Karara. Karara yagiye abikomoza mu buryo bugiye butandukanye. Hari nabonye bamu blaminga mu buryo bumwe ati ibyo bintu ntibibaho, ati bikintu, ariko nkurikije amagambo mbiye numva ishusho nishobora kuba kiri. Tubwireho gatatu. Nyine abanyamakuru bato iyo umwatse serivisi watse umukuru serivisi bano bantu bafite bino bintu bavuga ngo bano bantu bafite ibinyamakuru biremereye yego baka ruswa y'igitsina urabihamije urabihamije neza cyane kubera ko ataza ngo ajye kwirega avuge ngo uriya muntu naramuhaye ko ashaka ngo kwamamara no gusitara yego rero iyo agize ikintu agufasha cyangwa icyo kintu akakikwaka yego ntukimuhe akavuga ko muryama oya tayari ahita abona ko wamuciye amazi uzanabibwira abantu nta kindi kintu ahita akora rero atanga amafaranga bakagusebya cyangwa atatanga ayo mafaranga akagukorera ikintu hahandi uzajya umureba ukiruka ibintu Karara yarabivuze bamugira umusazi bimutera amabuye kuko nawe ndabizi ko nta mugore wamutera amabuye kuko nawe wamutera amabuye ibyo bintu byamubayeho iyo ushatse kwereka ko ukomeye nyine kubereka ko nta nshuti n'imwe wabona kuri iyi mihanda wavuga ngo ikurengeje ku buryo yakugeza ahantu ngo yakubakira izina ni nkeya zitagusaba izo ruswa nkunge hari abantu tutakivugana kubera iki nabashatseho ubushuti ngo tuvugane bisanzwe genda niba hari ikintu ashaka kumfasha akimfashe ariko ugasanga hari ikindi kintu agukurikiyeho ugasanga noneho nta nakuretse basi ngo wibereho amahoro ahubwo ashatse no kugusenyera ibyawe kugira ngo n'undi munsi abantu bafite depression bya bintu biseriye
ako damu reba yego nk'ubu ufite akazi kaguhemba ushiremo n'amafaranga bugacya mu gitondo nta kintu wakoze kibi ukajya kumva umuntu umwe yatumye ibyo byawe byose bibura ibaze abasabune mfite ibihumbi bingahe ubundi ku bantu 20 abantu 20 kubumva mwari 3-10 kubera umuntu umwe utaramuvuzeho ariko reka nkubwire sibyo nawe ubwawe uriyizi njye sinaza hano ngo muvuge mu mazina kubera iki kuko wenda afite umuryango sibyo afite n'inshuti n'abantu bamukunda buriya nta muntu wangwa na bose umuntu ashobora no kujya hari akantera amabuye ati wamusebeje ariko njye kubera ko icyubahiro n'uburere nahawe ntago mfite uburenganzira bwo kuba naza ngo nandagaze umuntu ushobora kumugaya mu kinyabupfura ariko Imana yonyine ireba yo mu ijuru ireba hano ku isi ibyo dukora irabizi neza n'ijuru ryantangira ubuhamya ko wandeganyije biriya bintu Imana izajya igenda ibagaragaza kuri umwe hanyuma icyo nzi cyo nta muntu wampemukiye bizagwa amahoro zagenda ibagaragaza gake gake nibereye hariya umuntu ano majoro yose njye kubona abandi bapostinze nanjye nkabura icyo mpostinga naho mpostinga wowe buri munsi ukora hejuru y'ubuhemu kanaro kirita abandi yego ihangane dusaba abantu bagende bakore subscribe kuri yuki n'ukuri badufashe aya marere kurira ejo tuzagaruke wishimye pe tuzagaruke wishimye banyura muri description iki kiganiro cyangwa unyure muri comment twatagizemo uruyuki nuko ikintu kimbaje ari kimwe ubu se n'udufaranga twanjye twari turiho basi ureka ntabana nkatukura ko udufaranga navunikiye udufaranga wivunikiye rero natwo adise ntabwo yagiye muri AdSense ntabwo yakagiye muri AdSense pole sana nukuri basi yureka ubu ngubu badamuso bari kungurura agafata nanjye nakabaguriye koko nukuri se nukuri abadukurikira mugene mukore subscribe bifuza ko umuntu wese turi kumwe muri iki kiganiro agende akore subscribe ubundi rishyari n'abagome b'abanyamakuru tubatsinde mu izina rya Yesu amungane wayago ariko nk'ubu ubugome buriho nk'ubu Sabe nangwe ino ndebe sibyo yego sinabafashe basambana ariko buriya biriya bintu byabaye yego basanga nk'umugore yaramaze iminsi ari mu masengesho umugore wanyu Sabe kubera iki urumva buri wese ari kuza wa nabambwe kandi nubona umunyamakuru yaje akica hano imbere ya kamera yego ari ntavuga mugenzi ati ati mwamubonye ati rorororo cyane nta rukundo ruba rurimo nta rukundo ruba rurimo kuko rurimo ntabwo hakagiye hari nawe ngo umuhimbu ugiye gute yego guhishira icyaha se bahishira amakosa ntibabura kuvuga amakosa bayavuga yego bayavuga ariko bagira aho bageze sibyo yego Sabe yarahemukiwe nani yarahemutse sibyo hari abantu benshi yahemukiye ati hari abo twumvise ngo Sabe yagize gute byinshi cyane pe bandimbati bamaze iminsi noneho ndimbati bamaze iminsi ari kure noneho ndimbati we komara ko abantu twabaye dute none se we none nabanye n'abantu bagiye kuri channel ye bakora unsubscribe ni benshi aba big energy benshi bakoze unsubscribe yego Sabe simuvugira yego genda vuga nk'umuntu uravuga nk'umuntu vuga nk'umuntu yawe iriya seni wayibonye gute
yo kuba umugore w'abandi amukuriho amufashe amukikiye nubwo bivuga ko yanasimbutse igipangu akavunika buriya ni igihano cy'Imana kuri Sabe sibyo sibyo ariko nk'iyo wifashe uri umugore ngiye kubwira abagore nk'iyo wifashe uri umugore ukajya kuryamana n'umugabo utari uwawe wumva ufite ubwenge nyine ndashaka bazambwira ukuntu baba batekereza ukajya gusenya undi mugore uzi neza ukabona noneho ugakunda umugabo w'undi kurusha uwawe uzi neza se ko azata umugore we akaza kukureba ni irari nubona iryo rari ryakugezemo iyo shitani uzagenda bagusengera igushiremo mu gihe itagushizemo bizarangira useka ntibabihwihwisaga bavuga ngo Sabe n'uriya mugore abantu bose bakabica amazi yego reka tuvuge ko batari bavuye gusambana yenda tuvuge ko wenda hari ahantu ariko se yatsikiye ari kumwe nani hariya yararese niho Sabe atuye yavuye mu kiganiro uriya mukobwa ukuntu umusimu yaza mu kiganiro se asa kuriya yambaye turiya dukweto tumeze kuriya turiya n'utwo mu cyumba ahubwo Sabe hari ukuntu adisa akunda no kwihisha mana we gusa wenda Imana imubabarire njye ikintu kimbabaje ni ukuntu wenda ari kubabara ari kuribwa akaguru sibyo wenda nuko ari mu uburibwe bw'akaguru bwarutse ubw'umutima uburibwe bw'akaguru bwarutse ubw'umutima buriya si iby'akaguru baracyabyumva yewe rega nuko twavuga ibindi tukagira buri umugore we niwe ubizi ate agahinda niwe ukazi azi agahinda ate se kandi uzi agahinda ko gucibwa inyuma sha agafatwa isi yose ikabimenya uzi sha kwa so bukwe no kwa nyoko bukwe ati si umukwe buriya yarangize kuba iki se sinzi unangiye kwivuga muri ka kanyamaswa ni akanyamaswa kamwe karinda urugo sibyo deje ubu muri famiye yashatsemo yarangije gucika amazi nese ariko nawe widuka biri hari deja yambaye ipantaro nta busa yari yambaye yari kuri jaride ahantu abona ko yatsekeye ariko uzi ko umunwa w'abantu urema urarema niyo byagenda bite noneho yafatiwe mu cyuho ari kumwe na wa wundi bivugwa ko basambana noneho yafatiwe mu cyuho nuko gufatirwa mu cyuho se ari kumwe n'uwo muntu uri kumva nta kantu karimo nubwo batabavuye kuryama kuko ntitwababonye ariko sumva nta kantu karimo ahubwo uru rugo sinzi ko ruri bukomeze rwa Sabe kubera nubwo rwakomezwa ariko ruzahora mu ntonganya ushingiye ku ki yenda urwa mpinga ntaga ni mpinga ni ngwino wenda urwo rwasenyutse kare kashaka abagore ni ibigoryi ugasenya urugo rwawe ngo ukurikiye umuntu ufite amafaranga rega n'umusitari amafaranga se aho bazaguhamba bakakurenzaho itaka azaba ariho uzi ko buri ikinyoma none se uzi buriya ngo niyo yashaka umugabo ngo azitwa umugore azitwa umugore wananiwe urugo ihabara riba nihabara umugore wananiwe urugo buriya ngwino ntiyakongera gushaka buriya yakwitura reka n'umuryango yashatsemo yashakamo n'ubundi ntibamwubaha agatirira n'ubundi uriya n'ubundi byari byaranze muzi neza ko ariho bitazanga se ariko na Sabe ikintu kibabaje ni kimwe ni ukuntu umuryango yashatsemo uri kumufata ubu byanze bikunze ntabwo uri kumufata neza nawe ati umukobwa wacu ararushye atumukwe n'uwo mu isoko pe papa wanjye niwe wakundaga kubwira abantu ngo iyo umuntu afite umugore babana cyangwa umugabo batabana udashobotse hagati barabura bahuriye mu isoko urumva rero mana ndamuni hatari nawe iby'urugo urabizi nifuza kubaza muri ubu buryo hari uburyo Sabe yahishe isura ye hari uburyo atakunda kwigaragaza kuri kamera
mu buryo bwose bushoboka ariko isura ikagaragara ari hariya hantu biha bintu ubifata gute? Erega hari igihe banihisha nk'uko nabivuze uwampemukiye hari igihe bihisha bipfuka kugira ngo bajye biyubikira ikintu bakore ibintu bibi byose ntawe ubazi ariko none ibaze none kugaragara finally ukagaragara mu bintu bibi noneho ukuntu yambaye n'akagofero kugira ngo avuye kwiba urumva yapfutseho ameze atya wabonaga ukuntu ari no gukebuka hagati y'abaguru bagira gutya komana icyaha ni kibi mwana we icyaha ni kibi ni ukuri kw'Imana ubu ngubu n'umuntu wamemukiye tuzajya duhura avuga ati ayiwe yazanyica njye ntacyo nzagutwara Imana yonyine izakwanika Imana yonyine izamugaragaza. Clara watangaje ino nkuru ni ubuhe butumwa umubwira? Ese ibyo yakoze biri fair koko muri sosiyete nyarwanda ibintu byari bikenewe? Ikintu mbona Clara yaragamije kwihorera. Clara yarihoreye bitewe n'iki nabi byamubayeho. Yagamije kwihorera agamije na views. Ariko nk'umuntu w'umubyeyi niba ukuntu we yarivugiye ngo nta bugome ngo yabikoranye ngo azajya atanga ukuri nyamara mani ndamuha nyine nahoze mvuga kare ntibibukere neza abantu bafitanye urwango bakaza imbere ya kamera bakiyorobeka bakavuga ko ari abana beza nta kibazo dufitanye bakavuga ko nta kibazo bafitanye kandi nyamara ukuri kwabo bakuzi akavuga ati ngaho gutegeye Clara nawe yaba umubyeyi muzima urumva n'ukuntu yavuze ngo yabonye umugore wa Ntuza ngo yitonze wasabe ngo nta kibazo cye basi yari gushaka ukundi kuntu abigenza sibyo kuko Clara niwe utumye ibi bintu byose bigerwaho niba yari umukristo nawe hari ibintu ubona ati ibi bintu ni agatwika ariko birangiza iki muri sosiyete nkuriya se mani urasuriya we rihibu yamufunga Clara rihibu yakora iki hari igihe ribu izajya akavuga ati turarekuye murwane mwicara nibwo tuzaza urumva ati turarekuye ariko nk'umukristo ntabwo nzahasengera yego yari afite umujinya w'ibyo bamukoreye arakaye ariko yari kureba ku mpande zose ariko na n'ubu arakuvuga ngo ndacyarekura imiriro ndacyarekura bombe video ndazifite mwintera ubwoba ngo mwimutera ubwoba ariko yagakwiye kugereza sibyo aravuga ati njyewe narekuye igice cya mbere narabivuze bwa mbere mungira umusazi icyo gihe Sabe ntigeze amushaka ngo baganire ntigeze amushaka ngo biyunge mu gihe yarakibonye ibimenyetso bigaragaza ko ibyo yatangaje mbere atari umusazi yagombaga kubicecekana ngo ni ubukristo hoya ariko wenda yashobora no kuba yari bubiceceke wenda akaza akabivuga ariko video ntijye hanze kuko video yagiye hanze niyo yesi birangiza byose ariko basi narekera sibyo narekera hatuze wenda niba ari ukwihorera yihoreye akashobora no kuba atari we wari kuba imbarutso yo kuyirekura ahubwo akayirekurira abantu bakaba bayirekura wakaza asesengura akaza atavuga ko ari we uyizanye ahubwo se biriya bintu tubwe n'ikintu bitarimo akagambane bamwe baragira bati umugabo wa Ngwino niwe uri muri bino bintu abafashe video nibo baje aho harimo akantu kuko iriya video ntiyaza ngo ihite ikata
ngo ijye kwa Karara aba ari ubanza abanyamakuru abizi ukuntu arabacukumbuye kuki itaciye ahandi yaciye kwa Karara byanze bikunze biri hagati y'umugabo wa Karara umugabo wenda umugabo wa Ngwino sorry n'inshuti za Sabe sibyo uriya muntu wafashe video ahubwo ninde yarangiza we yego tureke kuvuga wafashe video ahubwo yayihaye nde bwa mbere dufite abanzi dufite kandi umwanzi muragendana buri kanya buri munota twaza twavuga ngo hari abanzi hari abantu batwanga twaza twavuga ngo mwaduhemukiye baduhemukiye yego bagati bari abantu n'indizi munange baje avuga ko ndi kwitatse ariko nukuri kw'Imana nuzuka avuga ko ndi kwitatse Imana yo mu ijuru nawe ireba agahinda mfite hanyuma iguha igigukwiriye musabira nta bintu we imuha ikimukwiriye ntabwo mvuze ikibi ntabwo mvuze icyiza sibyo se ikimukwiriye kuko agahinda kundi nk'ubu wenda yego urabizi ibya YouTube wowe agahinda kanjye wenda ushobora kukumva ariko ntibyakuremera nk'uko njye bindemereye agahinda k'inkoko wakamenywa n'inkiki yatorewemo rero Sabe ni hatari kuri Murungi Sabe agahita arakirita uriya munyamakuru Tijara hari n'ifoto mperuka kubona umugore we atari mu Rwanda umugore wa Sabe ko biri kuvuga ko Sabe nawe yari yarasenyeye byanashoboka kuko umugore we hari ifoto nigeze kubona ari hanze kandi ntabwo ari iya kera pe ni iya vuba yatashye umurenge sinzi niba mwarayibonye njye narayibonye ariko none se iyo umuntu yatangiye niba umuntu yatangiye gucinya umuntu ndagacinya umuntu ndagacinya undi yego ntiwagera niba mu ntambwe ho kugira ngo muzicare mutemane mwatandukana pe ho kugira ngo muzicane mu ijuru bazakubaze bazagushyiraho urubanza rwo ko wishe umuntu ni ukuri kw'Imana mwatandukana njye buriya ntabwo njya njaginga abantu batandukanye ahubwo nihe mpamvu yatumye mutandukana niba biba byanze pe mujye murekura ntabwo biba ari ibyanyu mujye murekura nk'umubyeyi nawe wubatse ukimara kubona nk'iyi video ya Sabe ishyire mu mwanya w'icyimbo cy'umugore wa Sabe nihe nama wamugira ubuze umugore nk'umugore akimara kubonera video none ni nk'uko wenda reka nishyire mu mwanya yenda akibona basabaga n'ubundi bari babimbiye n'ubundi nari mbizi n'ubundi abagore niko bamera akarira ibimyira bikaza bikivanga n'amarira akarira yego yewe sister wamboneye mama wabonye yananiye nawe babwiye mwana komana nawe babwiye mwana nze kubyumva mwana yanjye we mundebere naransebeje aneje abantu noneho jya habona bakubone yewe wowe Imana izaguhembera ibyo wakoze biki nta mugore ushobora kubona iriya video ngo ayishimire nasabaga ati barabimbiye niko ko abagabo baca inyuma abagore ibi ni ibiki koko ibiki ni ibiki unkoreye koko niba mutanaryamanye kuki mwifoto umugore niyo bavuga niyo mwamutaryamanye yego niba mutaryamanye yego ariko akabona ifoto ya wa muntu muri kumwe abantu birirwa bagukekeraho bakuvugaho gutya akayibona byonyine tayari umugore nta kindi ashyira mu mutwe nibyo ariko inama wamugira ni iyihe umugore we yego Imana yonyine niyo yomora nareke kumva imijugujugu y'abantu sibyo imijugujugu y'abantu bamutera ni igihe cye ni igihe Imana iri kumupima ngo irebe kwizera kwe no kwiringira Imana kwe uko kungana akomere ntiyumva byanze azarekure ariko nagerageze niyumva bigoranye pe azarekure
kubera iki ariko uri umugabo nk'uri aho kugira ngo bazabane umwana we abona ise na nyina bari gutongana batukana washaka ukuntu kwepa umwe akazabanza agafata umwanya wo kwitekerezaho simbabwiye ngo nibatandukane ariko niba hajemo intambara hagati yabo umwe utavugisha undi nyabanza reka umwe atuze undi nawe atuze hanyuma nyuma nibimara guhosha nk'ubu ngubu ntabwo wambwira ko bavugana aya matiku yose ari kuba nyabanza atuze umutima atuze ikindi asenga imana niyo buri imana ikora ibintu twebwe abantu tutashobora hanyuma atuze akomere umutima bizakunda yego reka tugushimire cyane wenda tugana ku musozo inkuru nk'izi ngizi muri sosiyete nyarwanda zifasha iki zigisha iki cyangwa se zangiza iki inkuru nk'izi muri sosiyete nk'izi zigaragaye kuri sabe z'ubusambanyi umuntu wari ufitiwe ubusambanyi bwo icyizere n'abantu benshi umuntu wari uzwiho nk'umuntu ukomeye umuntu wari uzwiho nk'umuntu udasanzwe akagaragara nka gutyo ya kintu nagira ngo mbwire abantu yego mureke kumva ko nta muntu uri shyashya abanyamakuru ni abantu wa mugabo wowe uri inyuma ya kamera wowe utazi ibi by'abanyamakuru si uryamana n'abagore batari abawe wa wundi w'umunyamakuru we ntaryamana n'abagore batari abe wikumva ko wa wundi muzi ari we utabikora nawe yabikora sibyo yego nawe yabikora ahubwo ni uko we tuhita tubimenya ryari tuhita tubimenya mbere tukabimenyaho cyane hari abantu bafite abagore benshi hari abantu mu midugudu ugasanga umugore yatemye umugabo we cyangwa umugabo yatemye umugore nawe ugasanga ntibiturendinze kubera iki ntabwo nyine azwi n'abantu benshi bikumva ko rero kuba ibyo byaba kuri bariya igikuba wenda cyacitse n'ahandi biba abantu bariyizi nawe iwawe uri kundeba ntabwo byoroshye mwikumva ko reka igikuba cyacitse yego byabaye n'umunyamakuru showbiz igomba gutwika havuyeho ishanga hakurikiyeho ifirimbi hakurikiyeho ngo yabaye hajya ni Jackie Chan ni Rambo mu bisheke rero ni showbiz sibyo ariko ibe showbiz itagera ku miryango yacu karara nyine yego showbiz ariko yari aragira arihimura yego nawe byaramubabaje ariko nyine nawe ntago yabarusa nawe yabaye nkabo yego reka tugushimire cyane dushimire n'abantu bose babanye natwe mu kiganiro iki kiganiro ni ukuri turakwinginze fungura YouTube usacingamo Uruyuki TV Uruyuki TV ahita abona ifoto yawe ni ka na i Uruyuki uko byumva Uruyuki TV abantu bahita bandika cya Uruyuki cyana ya Uruyuki oya Uruyuki ni u ra ka i TV Uruyuki sibyo Uruyuki u ra u ka i TV Uruyuki TV nibyo mu kinyarwanda ibintu byoroshye musacinge mukore subscribe no kuri ibiganiro byacu mujye musangiza abandi kugira abantu munansure narakomeretse no kuri mu mwomo ari mu muganirize abantu bazi ko ibintu bitarimo depression abantu bandi bagendera kuri depression ikomeye ubuse munjye ni umuntu ntiyayinteye ariko mu izina rya Yesu Imana izayindinda yego murakoze turabashimiye kandi nawe turagushimiye ku mwanya waduhaye ibitekerezo byayo ni inyamibwa ciao